ngo ntabwo leta zimwe za Amerika zashora amafaranga atazabonerwa umutekano, ariko nawe ubwawe washora amafaranga menshi utize umutekano wawe. Uravuze ngo oya, ndetse aho washyize inka yawe uhashira n'umushumba. Leta zimwe za Amerika nyuma yuko zibonye ko ari ngombwa kubaka inzira ya Lobito, inzira ituruka ku cyambu gituruka kuri Atlantique kikaza kikagira cyangwa se inzira ikagera muri Republika ya Demokarasi ya Congo inyuze mu bihugu bitatu, Angola, Congo ndetse na Zambia. Amakuru aremeza yuko kuri ubu ngubu hari gutekerezwa uburyo iyi nzira ya Lobito igomba gucungirwa umutekano, ariko bizabanje byavugwa. Gusungu twese ducitse ururondogoro bitewe n'inzo leta zimwe za Amerika zikoze mwibanga rikomeye. Leta zimwe za Amerika zasinyanye amasezerano na Republika ya Congo, Angola, Zambia, ariko yo igenerwa igice cy'ingenzi cy'amafaranga aho kuba ibikoresho. Hemejwe guhabwa ibikoresho kwa bino bihugu bibiri, Angola na Republika ya Congo, ibikoresho bya gisirikare. Nimbara amakuru agiye hanze wavuga ngo akenewe n'ayangaya byabanje guhwihwiswa. Nigeze kwikubwira mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2026 nkubwira ko hari amakuru y'ikuvuga ko Angola, Congo babahawe inkunga y'ibikoresho bya gisirikare. Urabyuka igihe Angola yavugaga ngo Congo ikwiriye kubona amahoro n'umutekano, ndetse igihe Angola igaragaza umujinya n'uburakari bw'ibiganiro bigiye muri Qatar, ariyo yari isanzwe iri kuyobora hagati y'u Rwanda na Congo. Hari isavugwa y'iko ngo hari umugambi ukomeye cyane Angola igomba gukora cyangwa se rwakungura muri iyi ntambara muri Congo. Niho isavugwa ko Angola izayobora ibiganiro hagati y'abakongomani ubwabo. Ariko njye nawe katubitekereza, ni gute umuturanyi wawe aza guturishaho mu rugo iwawe utapfuye, utarwaye, utari ikimuga, maze umuntu akaza kugenzura biwawe no kubaha amategeko agomba kugenderaho? Agomba kuba ari uwamutumye cyangwa se hari inyunga bifitemo. Nakwenda katuvuge ko ari ubucuti. Leta ya Congo ndetse na Angola basanga bafatanije imishinga ikomeye. Kuri ubu ndabanza nkubwire bino bikoresho bikomeye cyane Leta zimwe za Amerika yatanze n'impamvu yazo. Buri kimwe gifite umwihariko kandi koko kirakwiriye. Muzamura umutwe w'umene muri Congo ngo Amerika ishaka imari muri Congo. Ibizo no doubt nakubitindaho ngo niko bigomba kugenda. Nyamara hari gupangwa uko ingabo za Angola zigomba kwerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Ni umushinga ukomeye cyane wabanje guhwihwiswa na Tshisekedi Tshilombo mu mwaka wa 2023 bwe ku giti cye byivugira. Gusa kuri ubu ngubu biremezwa yuko Angola ishobora kohereza muri Congo abasikara hagati y'ibihumbi 3 na 4 bashobora kuzegera muri Congo bitarenze mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2026. Igihe ari guteganya ko ingabo za MONUSCO zigomba kuzaba zarangije manda zo ku butaka bwa Congo, dore ko ngo bishoboka ko atazobangira indi manda nyuma y'uyu mwaka. Kandi Amerika ikaba yatangiye kubona ko izi ngabo za MONUSCO zishobora kuzasezererwa muri Congo, ibyo bashaka kugiraho bitagezweho. Ariyo mpamvu bategereje ko ingabo za Angola arizo zajya muri Congo gutuma amahoro n'umutekano biboneka. Aka gatego ndakubwira impamvu yako. Tshisekedi Tshilombo na bwana Joao Concalves Lorenzo Kinshasa mu nama yabahurijeyo bavuze amagambo akomeye. Dore amagambo Tshisekedi ku giti cye avuze umugambi bafite, yanza Lobito yikomozaho ndetse n'iby'umutekano. Burya abanyapolitike ntibajya bavuga ujya uramenya nimba ari ntoya cyangwa se inkuru bavuze, kuko ntuzajya usobanukirwa yo iya nyayo utabanje wamenye ibisasiye. Niko n'inzira Lobito yakunze kuvugwa kenshi nitumenye impamvu iri kuvugwa cyane cyane bayihuza n'umutekano muri Congo. Ariko ubu ngubu aravyeruye ndetse n'aya makuru y'ibikoresho aravyerura, bigaragaza neza umushinga uhari. Lobito n'intambara connection yazo aho bihuriye byose ndaje tubigarukeho. Ari amagambo ya Tshisekedi Tshilombo na Lorenzo, ari nibyo byatangajwe byo kuba kwangora muri Congo ndetse n'ivyo bikoresho Amerika yatanze kuri Angola na Congo. Ni navyo ndaheraho wumve kimwe ku kindi, unarebe imiterere ya bino bihugu, cyane cyane Republika ya Demokarasi ya Congo n'abashaka kurwana naho baherereye n'inzira zijyayo. Uraza gusanga Amerika ari abahanga ndetse nabo bari gukorana nabo barize icyo twakita ngo ubwenge budasanzwe bwo kuzarinda izi nzira mpaka bakoresha imbaraga zose zishoboka. Niba arugambe igeze kuri umurongo twajya tubana naye nk'ibisanzwe, abandi tujye tubana. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze cyane ku musozi nk'ibisanzwe, kandi ni ikaze kuri mwese. Amerika niko bisanzwe, ahari umutungo wayo, ahari umuntu wayo iraharinda. Nicyo gihugu cyonyine rukumbi ku isi
iyo hari ikibazo cy'umutekano muke kibaye, niyo yaba ari umunyagihugu umwe gusa ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu gace kari umutekano muke, bamwohereza n'indege ya private ikajya kumuvana muri icyo gihe ikamucyura, bita ku benegihugu babo. Ibaze no ku mutungo wabo bigenda gute? Ho n'umuntu yahagwa, ni ibintu bizumvikana. N'utari wabo bajya kuwugenzura bagashaka no kujya kuwufata ntanswe wabo. Nimvuga ngo umutungo utari wabo wumve muri Hormuz, none bakurwanira iki? No kugira ngo bagenzura muhora ndetse na petroli yo muri Iran. None utekereza ikitwa umutungo wabo utuwabo wahe? Leta ya Congo yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe n'ibirombe bicukura mu y'agaciro mu bwoko butandukanye. Muri make ku buryo Amerika ishobora guhita ibona ibzinja mu biko bwayo bikubye ikwinshi, bikubye inshuro nyinshi ibyo Leta y'Ubushinwa icukura muri Congo. Kandi ubwo isoko ntabwo riba ari iby'Abanyamerika ryonyine, ahubwo n'Abanyaburayi nk'Abongereza n'Abafaransa bagomba kubonamo inyungu cyane. Nyuma yuko batakaje Mali, Niger na Burkina Faso, ntabwo bashobora kwirengagiza cyangwa se kwirengesha Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Intambara muri Congo igitangira byavuzwe ko intambara y'amabuye y'agaciro abari kuyikora M23 banganya na Leta Congo byize kuvuga ko bari kuyikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bari kwibira Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye y'agaciro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa ariko nyuma byaje kugaragara neza cyane ko ibyo ngibyo umuntu atakizera ko ari ukuri bitewe n'impamvu eshatu. Leta Congo ubwayo yaje kwemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubona amabuye y'agaciro muri Congo ku isuku. Benshi mu bakurikirana ibyavugwaga kuri ubwo buryo cyangwa se abakurikiranye ibyagiye bitangazwa muri ubwo buryo ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Congo hari uburyo ngo bashobora kuzakina na deal, baje kubona ya deal koko ikinwe neza kandi gerwaho, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Congo baje kurangiza basenyenye amasezerano y'ubufatanye, ariko amasezerano yemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucukura amabuye y'agaciro muri Congo nta kibazo. Reka tuvuge ko wenda navyo bijyavuga kuri 23 ari impamo 23 yashobora kurwana kugira ngo n'amabuye y'agaciro yagurishe kuri Amerika. None wagurishwaga ikiro kimwe ahawe ikirombe cyose, byagenda ute? Umushinga rafite leta wagarika nakarukuri nukuri. Rero bisa naho ari byo benshi batangiye kubona ko buri kujya mbere. Gusa ibyo ngibyo nabyo ababivugaga nta bihamya bari bifite byo kuvuga ko M23 bayikoresha kuko yivuga ko irwanya uburenganzira bwayo. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Congo na Amerika bakimara gusinya amasezerano y'ubufatanye, basinye amasezerano y'uburyo butatu. Ubwa mbere ni ibirombe by'amabuye y'agaciro, nubwo ati byo byasinywe mbere. Hasinywe bwa mbere inzira ya gari ya moshi ituruka kuri Atlantique ikagera muri Kivu y'Amajyepfo za Lubumbashi ikazajya ndetse no muri Zambia. Ariko uyu nzira ya Lobito cyangwa se umuhanda wa Lobito wa gari ya moshi ukimara kwemezwa, hahise hanemezwa andi masezerano ku bwa Tshisekedi Tshilombo na Donald Trump yuko amabuye y'agaciro y'ingenzi icyo bita critical minerals yo muri Congo agomba kuzacukurwa n'amakampani yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo ayo makampani agomba kujya atwara amabuye y'agaciro ariko mu mutekano ntangere. Congo ni igihugu gifite ibice by'ibishanga, imigezi ndetse n'imisozi. Bakeneye ibikoresho bikomeye cyane bikurinda umutekano bitewe n'imiterere y'iki gihugu. Ni bisanzwe yuko ibice birimo amabuye y'agaciro muri Congo byuzuyemo ibikorwa by'intambara y'imitwe itandukanye, harimo nyine na M23 gusa wonyine. Hanyuma kandi bikavuga yuko Congo amabuye y'agaciro arimo kujya acukurwa. Abanyamerika bavuze ko batazaza muri Congo hari iki kibazo cy'umutekano muke, kandi ibyo ni bisanzwe ko Abanyamerika bajya ahantu hatekanye. Icyambere cyasabwe Congo no gutoza abasikari barimo gutozwa n'Abanya-Israeli, Abafaransa ndetse n'itsinda ry'Ababrakora n'Abanyamerika baje 50 bari gutoza abasikari ba Leta ya Congo. Ibi wagiye bikurikirana kugira ngo bazagire ubushobozi bwo kurinda ibice byose bimwe mu y'agaciro. Nimba baribuka neza ibyatangajwe na FARDC ubwayo, bavuze ko abajya ku 25,000 bari gutorezwa kuzarinda ibice byose birimo ibirombe byo mu y'agaciro bigiye kuzacukurwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha niho hanavugwa yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuzadeployinga abasirikari. Gusa baje gushyira mu cyo kuri cyo ngicyo bavuga ko n'abasirikari bazohereza, nubwo umusada ku basirikari ba Congo bazoherezwa muri ibyo bice urimo umusada uri mu ikoresho ndetse ukabamo n'amahugurwa ya gisirikari. Bimwe muri ibyo bikoresho rero ntabwo byagenewe gusa Congo, ahubwo n'igice cyagenewe Angola nka backup ya Congo. Ariko kandi nanone Angola nayo ubwayo batekereza ko bagomba kubafasha cyangwa se kubereka ko bari kumwe mu kurinda umutekano nka kimwe mu gihugu shingiro gitukamo iyi nzira ya Lobito. Nyemera tujye imbere twanzike turebera hamwe ivyo bikoresho byahawe Republika ya Congo na Angola ngo ni ibihe nyirizina cyangwa se nk'ibikoresho nyabaki byahawe Leta ya Congo cyangwa se byavuzwe bigomba guhabwa Leta ya Congo. Congo ngikeneye bimwe mu bifaru by'ingenzi. Amerika tuyiziho ubuhanga bwo kugira ibifaru by'ingenzi. Igifaru cyavuzwe imibare izatangwa yo ntabwo yatangajwe kuri Congo ndetse na Angola,
ariko ibi bifaru bizagezwa ku butaka bwa Congo bitarenze mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2026 ndetse no muri Angola muri uko kwezi nyirizina. Ni Abraham tank cyangwa se ibifaru bya M1 Abrams. Ibifaru bya M1 Abraham cyangwa se ibifaru byo mu bwoko bwa M1 ni bimwe mu bifaru by'ingenzi uwo navuze ko ari byo bizambere Amerika ifite yizera ko bikora neza cyane kurusha ibindi. Ni wabubeshye kuko byagiye bikoreshwa no mu ntambara zikomeye, intambara yo muri Ukraine byajyanyweyo, ndetse Amerika ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwo hagati ibifaru ntibashobora kubibura babi kumwe nabyo. Rero igifaru kinaribonye mu ntambara nimwe mu bikorwa cyangwa se mu bifaru biteye ubwoba cyane ku isi. Abrams yinjiye bwa mbere mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1980, ariko kugeza mu ntambara yo mu 1991 nibwo yashyizwe ku rugamba bwa mbere. Itsinda ry'abantu benshi ryabonye iki gifaru nk'igifaru cy'ingenzi cyane ubwo cyagiye gihangana n'umwanzi ku buryo bugaragara kandi kikamuhashya. Ubwoko bugezweho bwarushaho kuba bwiza mu ntambara hamwe ndetse n'igikoresho cyavuguruwe cya Abrams M1, system yo kurinda intwaro za cyangwa se uburyo bwo kwirinda ko cyaraswa, uburyo bwo kurinda amasasu. Harimo n'imbunda nini ya milimetero 120 ishyirwa kuri iki gifaru irasa munini ndende, imbunda nini iri ku mpande ya milimetero 50 ishobora kwangiza byinshi ku muntu ari wese uri ku rugamba. Byose bishyirwa kuri Abraham M1, ikaba ari igifaru cy'ingenzi cyane. Iyi ntwaro ya kabiri ivuga ko igomba guhabwa bino bihugu izwi nka M1126 Striker Combat Vehicle. Ni imodoka ikoreshwa imbere ku rugamba, ariko imiterere yayo ni imodoka ku rwego rudasanzwe, ifite iminwa myinshi y'imbunda. Iyi modoka ya M1126 imodoka y'intambara ya Striker ifite amapine 8, ikora nk'urubuga rw'intambara rugendanwa rwo gushyigikira ibikorwa byo ku butaka. Imodoka iboneka mu buryo butandukanye burimo nk'imodoka yo gukora ibikorwa byo guhangana n'ibikorwa byo mu kirere bahangana n'indege z'ingenzi nka za kajugujugu. Hanyuma bituma ikora ibintu byinshi kandi igashobora gukora ibikorwa bitandukanye byo kurwana, kuva ku bikorwa byo ku butaka kugeza ku rugamba rwo mu kirere kandi no kurasa ku mirongo y'imbere y'umwanzi kuri ta. Striker ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 60 ku isaha kandi ikagenda intera itangaje kilometero 300 ku rugamba, ku buryo iyo yuzuye nyine ibicanwa ishobora kugenda ibyo kilometero zose. Kilometero 300 ni intera nini cyane. Hanyuma indi ni M60A1 Armored Vehicle Launched Bride, cyangwa se ni ikimodoka kinini cyane gifite intwaro itangaje kandi gifite n'uburyo bwo gukora ikiraro izindi modoka n'ibifaru bigacaho bikambuka. Wibuke ko Congo igizwe n'imigezi ndetse n'imisozi bishobora kugorana ko imodoka z'amapine zifa gutambuka, ariko iki gifaru kigendera ku minyururu kikaba gifite ikiraro hejuru yacyo kikaba cyorohereza abandi gutambuka. Nacyo byahawe bizabwa Repubulika ya Congo ndetse na Angola. Izwiho kandi ikintu kitari ubushobozi bwo kurwana gusa, ahubwo ni umuhanda ushyirwa ku mateme ufite metero 60 kuri 13. Sinzi mubyumvishe uburebure bw'iki kiraro cyangwa se yego bw'icyo kiraro gishyirwa ahantu gikenewe ipima metero 60 z'uburebure, hanyuma ubugari ni metero 13. Bivuze ngo igifaru n'imodoka byose bishobora gutambuka neza cyane, kandi ikiraro bwacyo gishobora gushyirwa ahantu kikarekerwa aho ngaho ikimashini kigakomeza kikagenda bakaza kugifata bibaye ngombwa. Ibi rero ikaba ari ingenzi cyane cyane mu rugamba rw'ahantu hagoranye nk'aho ngaho kuba ufite igikoresho nk'iki ngiki. Ni urubuga rw'ingenzi cyane rwashyizwe mu bikoresho bya gisirikare Amerika ikoresha bitewe n'ibice bitandukanye byo kurwaniramo ibitize neza imihanda yawo n'inzira zawo. Iki kiga cyangwa se igifaru nk'ikiraro byagenewe gutwara ibikoresho byinshi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igishushanyo mbonera cy'ubuhanga gikoze neza kandi cyabaye agatangaza mu bikorwa bya gisirikare, aho imigezi itarenze metero 60 bayicaho rwose nk'aho hasanzwe hakoze umuhanda. Kandi wumve nimba imigezi wenda tuvuge muri kano karere harimo uruzi rwa Congo, imigezi itandukanye isanzwe iba ku butaka bwa Congo, iyo yose bashobora kuyitambukaho rwose nta kibazo bitewe naho bageze ndetse n'iki kimashini baba bari kumwe nacyo, bakomeza bakambuka bakajya ku mirongo y'imbere ku rugamba urinda amahoro n'umutekano cyangwa se kurwana intambara. Ikindi ni Bradley Fighting Vehicles, ni ikigega cyo mu bwoko bwa Bradley. Iki ngiki cyangwa se igifaru ni urubuga rw'imodoka zirwanira ku butaka
rwitiriwe General Omar Bradley, n'umuhanga mu bya gisirikari wubahwa cyane wagenzuraga politiki ya gisirikari y'Abanyamerika mu ntambara ya Korea, cyagenewe cyane kuzuza imbaraga za gisirikari ndetse no gukora aho M1 Abrams yananiwe gukora, kandi imaze imyaka irenga 40 iri mu bikorwa zayo. Hari ubwoko bubiri bw'ingenzi bw'izi modoka, imodoka ya mbere ya M2 ndetse na M3, zose zikaba rero ari mu bwoko bwa Bradley, hari niyo bita M3 Cavalry. Ikigega cy'intambara gishobora kohereza vuba vuba ku murongo w'imbere ibisasu byinshi bitewe n'imbunda iriho. Intwaro yacyo ni imbunda nini ya milimetero 25 n'umushoferi wo kurasa arashisha imbunda za machine gun ziri ku mpande, ndetse kandi ikafite n'umunwa urasa misile. Hari na M1150 Assault Breacher, ikaba nayo ari intwaro ariko ikaba nanone yihariye cyane gukora imihanda. Ubundi bayita igifaru cy'ubujura mu bitero byo ku rugamba. Gishobora gukora ibishoboka byose kikanategura za mine zatezwe ku butaka kuri izindi modoka zitagira icyo ziba. Cyubatswe ku buryo bukomeye cyane, bisa nkaho imiterere yacyo ari M1 Abrams, ariko ikaba ifite ibyinyo imbere bigenda bitiyura mu butaka byesura ibirimo, kisa nk'ikiri gukora umuhanda, ariko gifite n'imbunda hejuru ku buryo gishobora gukora umuhanda kirimo no kurasa ku mwanzi. Ibi rero gihita byoreza abandi bari inyuma gutambuka bizeye ko nta bimine byatezwe kandi n'ataringaniye byaringanije, maze utambuka agatambuka nta kibazo. M1150 ifite uburyo bwo gushyira ibimenyetso by'inzira ahantu hamwe, ariko kandi nanone no gutegura ibisasu by'igiza karakajyahe cyane cyane bitegwa ibifaru. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo kohereza igisa n'imigozi imbere ku buryo ishobora kurimbura nk'ibintu byashyizwe muri metero 150. Urumva ubwo bushobozi bwacyo. Cyo ni igifaru kizatangwa na Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Congo, umva ko gikenewe cyane. Ikindi ni M142 HIMARS. Amakuru yemeza ko muri Congo bazahabwa ebyiri mu gihe Angola izahabwa imwe. Ni uburyo bwo kurashisha roketi zigera kure cyane. Ubundi HIMARS wazigeranya nka za modoka musanzwe muzi za Katyusha cyangwa se za BM cyangwa se imodoka bya BM ni rocket launchers, birasa ku ntera ndende. Ishobora kurasa roketi zigera ku 6 zikurikiranye mu buryo bwihuse mu cyerekezo cy'umwanzi. Systeme yo kurasa yakozwe mu mpera z'1990 kandi ishyirwa ku gitekerezo cyangwa se ishyirwa ku gitereko cy'ikamyo ya M1140 ipima toni 5. Bawe systeme yo kurasa roketi itetswe kuri iyo kamyo, aho gushyira roketi 6 mu imbunda imwe imwe igenda ikurikirana n'indi. HIMARS M142 iyo ishobora kurasa icyarimwe izo roketi zose 6, kandi ishobora no kurasa misile imwe. Kuvuga ngo yagenewe kurasa roketi 6 icyarimwe, ikajya n'umunwa umwe ukurashisha misile. Ishobora kurasa ku ntego milimetero wenda bigera ku 160. Ubwo rw'ikamyo rwa toni 5 rushobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 53 ku isaha, kandi ikagenda hafi kilometero 30 idakeneye kongerwamo essence. Urumva neza ko iki ari igikoresho cy'ingenzi. Imodoka ya nyuma turaza gusorezaho ni ikinyabiziga cyagenwe gitwara abasirikari ku mirongo y'imbere cyo mu bwoko bwa Flyer. Flyer ifite ubushobozi bwo gutera ahantu hose cyangwa se kugira ahantu hose, ibyatumye iba urubuga rwiza cyane cyangwa se igikoresho kidasanzwe cy'Abanyamerika yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni imodoka wavuga ngo muri izo modoka ntoya wageranye nka za MRAP, Mine Resistance Ambush, ariko hakabamo ndetse ikayoba yo ifitemo uburyo bwayo bwihariye bwo kurasa. Ikoreshwa vuba cyane kugira ngo ijyane n'ingendo zihuta cyane za gisirikari, kandi ikunze gukoreshwa n'abasirikari bari gukora ubutasi cyangwa se abasirikari bari muri operation yihuse, icyo bita quickly operation cyangwa se operation zigomba gukorwa mu buryo bwihuse cyane. Rero ishyirwaho intwaro zitandukanye ziraswa mu byerekezo bitandukanye nka za mbunda za machine guns zirasa muri metero 36, kandi bituma iba nziza cyane ibikorwa byo gutera ahantu h'ingenzi nko ku bigo bya gisirikari. Ni imodoka igenda ku muvuduko wa 24 ku isaha, iyo igenda ku muvuduko wa 40 cyangwa se umuvuduko cyo kwita umuriro wa 40, kandi bikaba bitangaje cyane ku modoka gisirikari ifite
uburinzi ushobora no kurasa mu kirere, ari nayo mpamvu benshi bavuga bati iki ngiki ni igikoresho abanyamerika bitoranirije mu ntambara zigoye nk'izi ngizi zo muri kano karere. Tugaruke kuri kino gitekerezo cy'uko Angola ifite gahunda kuba yakoreza ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Agaru bwa mbere iyi nkuru uyumvishe ivugwa, nubwo wavuga ngo igiye bayivugiye kitabikoze, ariko amakuru ahari nuko leta ya Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagikomeje gukorana, aho Angola bitekerezwa ko ishobora kuzohereza muri Congo bamwe mu basirikari bari hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 4 bashobora kuzajya gufasha Repubulika ya Congo. Impamvu ngo nuko bishoka cyane cyane nk'ingabo za MONUSCO isanzwe ze muri Congo, iza Amerika yiteze ko ishobora kuzarangiza ibibazo by'inyeshyamba. Uyu mwaka barangije kubona ko ushobora kuzarangira batabigezeho, kandi bikaba bishoboka cyane ko izi ngabo za MONUSCO zitakazongererwa indi manda. Ibyo ngibyo bikaba bizatuma Angola yohereza abasirikari muri Congo bazagenda mu mwambaro wa Kinshasa, cyangwa se abafatanyabikorwa ba Kinshasa mu kurangiza kino kibazo cyo muri Congo, ariko bari gukorera inyungu za Leta Zunze za Amerika bijyanye nabo n'imari baba bahawe nyine na Leta Zunze za Amerika, hanyuma nabo bakajya gutanga umusada kuri Leta Zunze za Amerika. Ibi biramutse byemejwe hanyuma bizaba bibaye ubwa kabiri Angola ijya gufasha leta ya Congo mu buryo buri public, cyangwa se mu buryo buzwi, kuko byigeze ko mu myaka yashize ku Mobutu Sese Seko. Kuri ubu kandi bikazaba noneho bije mu buryo bugoye kuri iyi mitwe y'inyeshyamba itaza kuvuga rumwe na Kinshasa, bijyanye n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ibihugu zombi bizafite umuterankunga mukuru wa Leta Zunze za Amerika n'ibihugu z'i Burayi. Impamvu ya kabiri nuko icyo gihe bizaba ari war, ari intambara nta mitereti irimo. Ikindi cya gatatu kizatuma ibyo bigorana cyane nuko Angola ishobora kuzakoresha n'uburyo bwo kwihimura, bitewe ngo n'uburyo yagerageje guhuza kugira ngo intambara irangire bikanga, bagasanga ngo bayisuzuguye. Ibyo rero bikaba bizatuma ibintu bizakomera ku butaka bwa Congo. Kumva amagambo ya Tshisekedi Tshilombo ubwo yakiraga Lorenzo i Kinshasa, tumwe amagambo ya Lorenzo ari Kinshasa bavuga kuri ibi byose tumaze kuvuga ruguru, ibibazo by'umutekano ndetse n'inzira ya Lobito nayo iri muri iki cyerekezo. Twumve duhereye kuri Tshisekedi Tshilombo atubwire ku bijyanye n'uburyo we na leta ya Angola barimo gukorana cyane mu bijyanye no gushakisha uburyo amahoro yaboneka, ndetse n'ibikorwa by'iterambere bya umuhanda wa Lobito Corridor cyangwa se inzira ya gari ya moshi ya Lobito, n'uburyo bazakomeza gukoranamo na leta ya Rwanda cyangwa se Angola muri bino bikorwa zabo za buri munsi, ndavuga Repubulika ya Congo ndetse na Angola nkuko biyemeje gukorana. Ati ki Tshisekedi: Igitondo cyiza banyakubahwa batangazamakuru, nyakubahwa Perezida Nshuti Nkunda muvandimwe, nishimiye cyane mu izina ry'abaturage ba Congo no mu izina ryanjye bwite mbaye ikaze cyane hano i Kinshasa kuri wowe Perezida Joao Concalves Manuel Lorenzo n'umugore wawe Madame Ana Alfonso Dias Lorenzo, Madame Perezida wa Angola, ndetse n'intumwa zanyu z'ingenzi mwazanye. Bwana Perezida, kuba muri hano iwacu ni igihamya cy'uko hari amateka n'imibanire yacu ndetse n'imibanire y'ubuvandimwe ihuje Repubulika ya Congo ndetse na Repubulika ya Angola. Ibihugu byacu zombi bisangiye n'umupaka, amateka n'iherezo, tukaba dufite isano rya hafi. Ikirenze byose ariko kandi nanone dusangiye intego imwe, kugira ngo tugaragaze ko hari ibyo twageraho aho dutuye, cyane cyane mu bijyanye no kugarura amahoro, ubukungu ndetse n'iterambere risangiwe ku nyungu z'abaturage bacu. Ibiganiro byacu birambuye biri ku ngingo zubaka ibyo twagiranye uyu munsi. Turongera kwemeza icyifuzo kimwe cyo guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byacu zombi ku rwego rwo hejuru. Twasuzumye kandi ibifatanye bwacu bw'ingenzi, imiterere ya politike ndetse n'umutekano muri kano karere kacu, ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryihutishijwe y'imishinga duhuriyeho twembi. Muri urwo rwego rero ndagira ngo nshimire muvandimwe wanjye Perezida Lorenzo kimwe na Repubulika ya Angola mu rwego rwo kugarura ituze n'amahoro mu karere,
ndetse n'iterambere rirambye mu gace kacu. Dusangiye ukwemera kwibanze kwihuza k'ubukungu kurambye. Tukavuga ko bidashoboka ariko nta mahoro abayeho, kandi tukavuga ko iryo terambere ritagerwaho nta tuze. Amahoro twifuza cyane agomba gushingira ku rwego mpuzamahanga cyangwa se cy'amahanga, ku rwego mpuzamahanga ruteganya ku busugire n'imbibi z'igihugu, ndetse mu buryo bunoze n'amasezerano yashyizweho agena ituze ry'ibihugu. Ni muri urwo rwego intego dusangiye harimo n'inzira ya Lobito. Uyu munsi twateye intambwe ikomeye mu gusinya amasezerano. Ni amasezerano y'inguzanyo yerekeye umurongo wa gari ya moshe wa Ilo-Sanko, igice cy'ingenzi, ndetse twavuga ngo ku banyekongo ni inzira ikenewe cyane. Unakubwira yuko iyi nzu ifite uburebure bwa metero 1045 unyura ku nzira ya Lololo na Soka muri Kongo, ikagera mu gace ka Lwezi, kandi kazagera Tenke na Lubumbashi. Ni uduce dukucuzamo y'agaciro, kandi hanakorerwa inganda z'ubuhinzi. Rero ibi ngibi byongera gutanga icyerekezo cyiza cy'ishoramari, aho tuzashora by'umwihariko miliyari 158 z'amadolari, miliyari 1,158 z'amadolari. Iyi mitungo izashyirwa mu bikorwa tureba inyigo, isuzuma, ndetse n'ibijyanye no kubungabunga uyu murongo cyangwa se inzira ya moshi. Ibi byose tubigena mu gihe cy'imyaka 30. Ibikorwa remezo bizafasha leta ya Kongo kugera ku iterambere yihaye, kandi nk'uko biteganywa n'aya masezerano. Rero ndashaka guhumuriza abenegihugu mbabwira yuko ibizagerwa ku buryo bwuzuye. Aya masezerano ntabwo yemerera ikigo cyangwa se abikora ku giti cyabo kuri gari ya moshi y'igihugu ya Kongo kungukiramo bonyine, ahubwo iyi nzira ya gari ya moshi ni uburyo bw'itumanaho, uburyo bwo guhahirana, ndetse yewe n'uburyo bwo kwuzuza ibisabwa kugira ngo dukomeze iterambere ryacu. Rero CNCC ikigo kigaragara ko kigomba kugenzura uyu murongo, kizagumana umwihariko kandi kizakomeza gukoresha uburenganzira bwacyo bwo gutwara ibicuruzwa. Hanyuma rero inyungu za leta ya Kongo nazo zizitabwaho. Inkunga izatangwa, izafitanye isano n'ibyinjira binyuze mu bucuruzi, kandi inkunga izatangwa binyuze mu bikorwa biza byagenwe na leta. Leta izungukira muri uyu muhora cyangwa se muri iyi nzira 10% k'ibizabyinjiye. Hanyuma kandi nanone cya kigo gishinzwe kugenzura n'ubuyobozi nacyo cyungukiremo, kandi gikomeje n'ibikorwa zo kubungabunga uwo muhanda cyangwa se iyo nzira ya gari ya moshi. Ariko uretse amasezerano twavuze, ingingo y'ingenzi iracyari ese bizamara iki abaturage bacu. Uyu mushinga urebana n'ubuzima bw'abaturage bacu. Ikintu cy'ingenzi cyane ni ukubashakira akazi. Ureba ko ngo n'abakongomani, ingingo y'ingenzi no ku rubyiruko rwacu, iterambere ry'ubumenyi ku masosiyete yacu, ndetse n'ikoreshwa ry'amasosiyete ahanga udushya mu gihugu cyacu. Rero ikintu cy'ingenzi nacyo ni ukurinda umutekano ku bijyanye no guhahirana n'imicungire y'ibikoresho byacu byose n'amahirwe dusangiye byose, ha mu bucuruzi yewe n'abarwiyemezamirimo bacu, bigomba kwitabwaho. Icyo dushyize imbere cyane nuko tugomba gushyira ibikoresho by'ingenzi kugira ngo iyi nzira yubakwe vuba. Rero iyi nzira igomba kuzazana umusaruro mwinshi, ndetse no gutunganya ubushobozi bwacu gutwara amabuye y'agaciro nta gushidikanya, ndetse ko no gutwara ibikomoka ku buhinzi,
gutwara amakontina atwaye ibicuruzwa by'abaturage ndetse gutwara abagenzi. Uyu muhanda uzazana impinduka ikomeye cyane mu gihugu, biteze iterambere ry'inganda imbere cyangwa se byongera iterambere ry'inganda, kandi byongere gutuma ishoramari ryacu ritanga umusanzu mu bukungu bw'igihugu cyacu. Ndi kumwe na Perezida twemeranije gukora ku bijyanye n'umutekano hagati y'ibice byacu uturutse Sakanya, Lubumbashi, Kolwezi, Dolo, Rwau ndetse no ku cyambu cya Lobito birumvikana. Leta ikomeje kwihutisha guhuza ibikorwa bya gari ya moshi ndetse no gushyira uburyo bwo kuza tuyikurikirana, korohereza abantu kugira ngo bazabashe gukoresha inzira, ndetse no gushyiraho uburyo bw'umutekano mu gace ka Ilolo aho duhana imbibe. Twanashyizeho amakipe agomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukurikirana no guhuza neza ibikorwa byose kugira ngo icyo cyemezo kigerweho. Rero gari ya moshi ntishobora gukora yonyine. Kubera iki? Nuko dutegereje ko hagomba kuzuzwa inzira ya Lobito, ndetse kandi hakabaho n'uburyo bukomeye cyane bwo kuzuza imihanda iherekeza, ndetse n'uburyo bunoze bwo kwambukiranya imipaka mu buryo bwuzuye. Ikindi kandi ni uburyo bwo gutwara ibikoresho cyangwa se ibikorwa twakoze. Hakaba ariko n'uburyo nanone bwo gutwara ikoranabuhanga binyuze muri internet ya fibre optique, ku buryo byose bitazigira bihungabana. Twongeye kwemeza kandi ko ari ngombwa, bitewe n'uko dukeneye ko ibikorwa remezo bijya mbere, ari ngombwa gushikamisha imitima yacu ku bijyanye n'ubukungu bwa nyabwo ariko bwambukiranya imipaka. Nanone kandi twaganiriye ku bufatanye bijyanye na hydrocarbon, ariko dushyiraho politike nshya ku bijyanye naho tugomba kubonera inyungu hagati y'ibihugu byacu. Ibi biri muri gahunda yo guteza imbere icyo dushaka twari twiteze kubona. Rero twiteze ko hari inama ya minisitiri izaba mu buryo bwihutirwa cyane kugira ngo izite cyane kuri buno bufatanye mu buryo bunyuze mu mucyo kandi twese twungukiramo. Mu bijyanye rero n'umuriro w'amashanyarazi, twemeranije ko hagomba gukomeza kuzamurwa uburyo bwo guhererekanya uwo muriro hagati y'ibihugu byacu byombi, ariko kandi nanone tukanareba uburyo n'abaturage ba Kongo bazabyungukiramo duturutse Katanga, ndetse no kwemeza umutekano w'urwo rwego. Ingufu ni ikintu cy'ingenzi cyane gikenewe mu bijyanye n'iterambere ry'inganda. Nk'uko mubizi, intego zacu ku bijyanye na gari ya moshi, ubuhinzi, ubucuruzi bw'agaciro, byose ntabwo byagerwaho hatabaye ubufatanye burimo n'umuriro w'amashanyarazi. Bwana Perezida, isinywa ry'amasezerano uyu munsi ntabwo ari iherezo gusa, ahubwo ni intangiriro y'inshingano twiyemeje, kandi noneho tugomba gukomeza kuva ku mpapuro tujya mu migambi cyangwa se mu bikorwa, haba mu buryo bw'inganda ndetse zose ikagerwaho neza. Rero ndashaka gushimira cyane cyane ko dukomeje guteza imbere inzira yo gutuma Afurika yihaza, kandi tugaragaza ko tuboneka kugira ngo duherekeze ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo twiyemeje. Rero twese twiyemeje kubaha ibyo dushaka kugeraho, kurinda abantu bacu, ndetse no gukorera mu mucyo no gushaka ko ibyo twiyemeje bigerwaho neza. Bwana Perezida, nshuti yanjye, ndashaka gushimira cyane kubw'ubuyobozi bwawe, kubera ubuyobozi bwawe bwita cyane ku bikenewe, ndetse no guteza imbere umubano w'ibihugu byacu.
nyakubahwa imibanire yacu ya politike ni imibanire ituma n'ibikorwa remezo biza imbere, ingufu, ishoramari ndetse yewe no guhanahana amakuru, imirimo no guhanga udushya ku rubyiruko rwacu. Dufatanije hagati yacu nka Repuburika ya Kongo ndetse na Angola, nta kintu na kimwe gishobora kuducamwo ibice cyangwa se gutuma tutagera ku icyo twiyemeje, ndetse ubufatanye bwacu bugatuma tubona igikomeye nk'iterambere rirambye. Dufatanije umuhoro wa Lobito uzaba uburyo bwiza bw'ingenzi cyane bwo kwihaza kwa Afurika ndetse n'usugire mu bukungu bwacu ndetse n'ubukungu busangiwe ndetse n'abantu bacu bafite ubuzima bwiza. Harakabaho umugisha ku bakongomani n'abanyangora, harakabaho ubufatanye hagati ya Kongo ndetse na Repubulika ya Angola. Reka Imana ihe umugisha umubano w'ingenzi hagati y'ibihugu zacu. Ndabashimiye. Maman, papa, l'éducation. Ni Tshisekedi Tshilombo wavuze amagambere ya Bwana Lorenzo. Na Lorenzo icyo yavuze nagari kigiye kuri ibyo bya Tshisekedi Tshilombo, no yamije neza ko inzira ya Lobito ari inzira y'ingenzi cyane kandi ari intangiriro y'iterambere hagati y'ibihugu zombi. Wumvishe icyerekezo barimo, ukumva n'uburyo bari gufatanya mu bijyanye n'umutekano ndetse uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitayeho. Urumva aricyo bizatanga muri iyi ntambwe ikomeje kuba muri kano karere, cyangwa ni kwa kundi ngo umuntu w'umutindi arotarya, cyangwa tuvuge tuti ejo ni heza kuri Kongo na Angola. Mbwira uko uzumva muri comment. Ubwe neza, amahoro.